Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, haze kwifuza kwa buri muntu wese kandi bampera umugisha itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Reka dutangire dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze amasaha turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tuje imbere yawe mwami, turakwinginze kugira ngo ubanze twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho cyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe, cyose ugikureho mu izina rya Yesu. Ukimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba. Twemerere iyi ndirimbo kubera umubavu uhumura neza, kandi twemerere uyu mwanya w'umumaro n'umugisha kuri twe. Icyo twanze ni ukora kwa Satani. Mu izina rya Yesu dutumiye Mwuka Wera kugira ngo abane natwe. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugikomeza turirimba indirimbo ya 85 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Urya mwambuzi mwabambanywe, ayarabutse aranezerwa. Nanjye umwihebe mubi nkawe, untabara umboneze. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Mwami Yesu mwana w'intama, njya ngukundira mucunguzi. Amaraso ya watunganye, ayo watuviriye. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Nta n'ikindi kibasha nkayo kudutsemba w'ibicumuro, no gucungura n'abemeye kwizera umucunguzi. Ndaguhimbariza mucunguzi,
wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye, mbere yaho yaboneye ava mu bikomere byawe, nogeza urukundo wankunze, nzagushima ndinde mpfa, ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye, ndino mw'isi birananira kugushima uko bikwiriye, nyumuza mu rundi rurimi, nge ngusingize iteka, ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Amena. Umuririmbyi yaravuze ngo amaraso y'umucunguzi ngo niyo soko yoza abanduye, ngo niyo yeza abanyabyaha de, ngo bakabonera rwose. Imana itugirire neza. Amaraso y'umucunguzi, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'umwana w'intama, ngo niyo yoza abanduye, ngo akababoneza rwose. Imana itugirire neza, ngo akabeza. Imana nitugirire neza. Mwene data, aya maraso ya Yesu niyo yatwogeje ibyaha byacu. Yesu yaradupfiriye kugira ngo tubabarirwe. Yavuye aya maraso ari ku musaraba kugira ngo aya maraso ajye atuboneza rwose. Imana itugirire neza. Turashima Yesu Kristo kubwo kwitanga kubera njye, kubera wowe. Turashima Yesu Kristo urukundo yadukunze kugira ngo apfe twebwe tube bazima. Imana itugirire neza. Kristo yaratuboneje rwose. Imana itwiteho. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ufitiye umwana ngo niwe ufite ubugingo, ngo ariko udafitiye umwana w'Imana nta bugingo afite. Ufite umwana amaraso aramweza rwose akabonera. Imana itugirire neza. Kandi reka mbabwire, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uvuga ko adakora icyaha ngo yaba yise Imana inyabinyoma. Nyemerera mwene data, aho uherereye hose, aya maraso ya Yesu ajya kubonekaho, akweze rwose, agukureho ibyaha, kuko ngo niyo yeza abanyabyaha de, ngo bakabonera rwose. Aya maraso ya Yesu niyo atweza. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba hari icyo uri gukora Imana itishimira, niba hari aho watannye, ndakwinginga kugira ngo upfukame usabe Imana imbabazi. Aya maraso akweze rwose, akugire mushya, utangire bundi bushya. Ngo ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ngo ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Imana itugirire neza. Turashima Kristo, turamuhimbaza kubw'imbabazi yatugiriye, kubw'imbabazi yangiriye, kubw'imbabazi yakugiriye, akatwoza ibyaha twakoze, akatwogesha aya maraso. Imana itugirire neza.
shima imbabazi za Kristo ku buzima bwawe, nanjye nshima imbabazi za Kristo, kandi aya maraso tujye tuyaha agaciro uko bwije n'uko bukeye. Nituyaha agaciro ntabwo tuzasubira mu ngeso mbi, nituyaha agaciro ntabwo tuzakora ibyangwa n'amaso y'Imana, nituyaha agaciro tuzakiranuka. Imana itugirire neza, buri wese nahe aya maraso agaciro. Ngo urya mwambuzi mwabambanywe ngo ayarabutswe aranezerwa, nanjye mwihebe mubi nkawe untabare umboneze. Saba Imana, wa mwambuzi yabonye aya maraso ya Yesu ngo arangije aranezerwa, agirirwa neza n'Imana, ahindurirwa amateka. Haleluya! Nawe rero saba Kristo kwejesha aya maraso, nanjye musaba yanyejeshe, musabe agutabara ubu. Imana itugirire neza. Niba hari aho uri gukora icyo Imana itishimira, saba Kristo agutabara ubu. Ngo Mwami Yesu mwana w'intama, ngo njya ngukundira mucunguzi, amaraso yawe atunganye ayo watuviriye. Amaraso ya Kristo aratunganye, niyo mpamvu yatugezeho, niyo mpamvu iyo tuyakiriye, iyo tuyashatse tukayabona, aratuboneza rwose, kuko aratunganya, akadukuraho imyanda yose, akadukuraho ikibi cyose, akadukuraho ibibi byose bituriho, ubundi tukabonera rwose. Imana itugirire neza. Aya maraso rero aratunganye, nimureke tuyirate kandi tuyaha agaciro. Nituyaha agaciro tuzakora ibyo Imana ishaka. Ngo nta n'ikindi kibasha nkayo kudutsembaho ibicumuro no gucungura n'abemeye kwizera umucunguzi. Imana itugirire neza. Nta kindi na kimwe cyabasha nk'aya maraso, nta kindi na kimwe cyagira ubushobozi nk'aya maraso. Ntabwo ubutunzi bwagukuraho ibicumuro, ntabwo amafaranga yagukuraho ibicumuro, ntabwo imiryango yagukuraho ibicumuro, ntabwo icyubahiro cyagukuraho ibicumuro, ntabwo akazi ukora kagukuraho ibicumuro. Nta kindi kibasha nk'aya maraso. Aya maraso ya Kristo niyo atwezaho ibicumuro, akatuboneza rwose, ndetse n'abemeye kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza nabo akababoneza. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo aya maraso wemerere Imana kuboneke uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo udacumura rwose, kugira ngo udasubira mu byaha, kugira ngo udasubira mu ngeso mbi, kugira ngo ukomeze ukiranuke, kugira ngo utazagwa mu nzira. Imana itugirire neza. Ngo mpereye aho nayabonye ava mu bikomere byawe, ngo nogeze urukundo wankunze, nzagushima ndinde mpfa. Imana itugirire neza. Ngo duhereye haleluya, duhereye igihe twaboneye amaraso ya Kristo, duhereye igihe Kristo yadupfiriye, duhereye igihe Kristo haleluya yemeye kwitanga ku bwanjye n'ubwawe. Haleluya, twogeze urukundo rwa Kristo. Nawe ugeze urukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo, urukundo rwa Kristo ni rwinshi kuri twe. Haleluya, urukundo rwa Kristo ruduhindurira ubuzima. Urukundo rwa Kristo ruduhindurira imibereho. Urukundo rwa Kristo rutuma tudacika intege, kuko abadufashe ahantu hose. Kristo ni inshuti yacu. Kristo ni inshuti nziza itadusiga mu bibi no mu byiza, ibana natwe ibihe byose kubera urukundo yadukunze. Imana itugirire neza. Ngo nzagushima ndinde mpfa. Shima Kristo kubw'aya maraso. Shima Kristo ko yitanze kugira ngo babarirwe. Shima Kristo ko yitanze kugira ngo ubone ubuzima, kugira ngo uve mu byaha, kugira ngo uve muri wa mwijima, kugira ngo uve mu bidafite umumaro. Shima Kristo uko bwije n'uko bukeye. Nanjye mushime kubera ko yaratwitangiye rwose kugira ngo tubone ubugingo. Mwene data nkurikiye, ndakwinginga kugira ngo aya maraso ya Kristo uyaha agaciro. Aya maraso ya Kristo n'urukundo yadukunze ubiha agaciro, bitume wirinda ikibi n'igisa nacyo, bitume wirinda icyaha n'igisa nacyo, bitume wirinda gukora icyo Imana idashaka, ahubwo ukiranuke, ukora ibyo Imana ishaka, ukora imirimo myiza kandi ugira ingeso nziza, kugira ngo uzabona ubugingo buhoraho. Kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Iwacu ntabwo ari hano mu isi, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo buri muntu wese unkurikiye,
wowe mwene data unkurikiye, aya maraso yaha agaciro, uhore wiboneza rwose nk'uko uyaboneye, uhore ukora ibyo Imana ishaka, uhore ukiranuka, kubera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Byaba bibabaje rero, Kristo yaragupfiriye. Byaba bibabaje, Kristo yarampfiriye kugira ngo mbabarirwe. Kristo yaragupfiriye kugira ngo ubabarirwe, ubundi kuri wa munsi ukazasigara ukahezwa hanze na Satani. Imana itugirire neza kandi duhe imbaraga, aya maraso tuyaha agaciro mu buzima bwacu. Ngo ndino mu isi birananira kugushima uko bikwiriye, ngo nyuma uzampura ndirimbe njye gusingiza iteka. Imana itugirire neza kubera urukundo Kristo yadukunze, kubera aya maraso ya Kristo atweza akatuboneza, kubera aya maraso Kristo, oh haleluya, yaduhaye kugira ngo atuboneze imyanda yose turiho, tujya tubura uko tumushima. Njya mbura uko mushima, nawe ndakwinginze kugira ngo umusabe, kugira ngo nyuma nawe azaguha urundi rurimi ujye umusingiza iteka. Ubwo tuzaba tugeze muri cya gihugu, iki gihugu rero cyo mu ijuru, iwacu ngo ni mu ijuru, iki gihugu cyo mu ijuru ngo bazajya baza bambaye imyenda yera. Imana itugirire neza. Iyi myenda yera ni imirimo, ni ugukiranuka, ni ugukunda bene so, ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, n'ibyiza uzaba warakoze. Ariko mwene data ndagira ngo nkubwire ngo wowe udafite imyenda yera, iki gihugu ntuzakinjiramo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo aya masaha uce bugufi, aho utakoze ibyo Imana ishaka, aho wakoze ibidafite umumaro, aho wagiye kure y'Imana, uce bugufi saba Imana imbabazi. Hora ku ntebe y'imbabazi, irakubabarira, ubundi nawe utangire ukore imirimo izaguherekeza. Imana itugirire neza. Nawe utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mwakire, kuko ubonye ko amaraso ye araduhagije, amaraso yaraduhoraho, yaradupfiriye. Mwemerera kuboneze rwose akoresha amaraso ye, nurangiza agukure mu gitabo cyo kurimbuka akwandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko hano ntabwo ari iwacu. Iwacu ni mu ijuru, turi mu rugendo kandi ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ufate umwanzuro aka kanya, wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo akubere umuyobozi, akubere inshuti, akubere umujyanama, ntabwo uzicuza kumukurikira. Imana itugiriye neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje kubw'amaraso yawe, kubwo urukundo rwawe wadukunze ukitanga ku bwacu kugira ngo tubabarirwe. Mana, wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Ita ku bankurikiye, ukomeze ubahe gukora ibyo ushaka, ukomeze ubahe gukiranuka. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ubarinde gusubira mu ngeso mbi. Mu izina rya Yesu, komeza ubarindire ubugingo kubwo ariko buzakubona, kuko hano mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Kiza abarwayi, wite ku bafite intimba n'agahinda, ubahe amahoro mu mutima, wite ku bababaye, kandi umurimo wawe ukomeze uwagure, ugabanye abarimbuka wongera abakizwa, abacitse intege bongera imbaraga, kandi ubugingo bwacu burindwe nawe. Urakoze Mwami, kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi ikomeze bahe gukiranuka buri munsi, kandi ikiruta byose ikomeze barindira ubugingo. Naho utaha, bye.